sikaze kuri YouTube channel ya Shani Fab Official. Nk'ibisanzwe rero nkuko nabibabwiye, uyu munsi ni umunsi wa mbere w'urugendo rw'iminsi 60 tugiye kumarana. Umunsi wa mbere turareba insanganyamatsiko ivuga ngo icyakwereka ko wasamye. Ni igiki? Ushobora kwibaza se nabwirwa n'iki ko ngewe nasamye, cyangwa se nabwirwa n'iki ko umudamu wanjye yasamye. Muri make rero murakaze neza muri iki kiganiro cyabahariwe mwese mu rugendo rw'iminsi 60 The God of Women. Uyu munsi rero ni umunsi wa mbere aho tugiye gutangira urugendo rudasanzwe rw'ubuzima rugamije gufasha ababyeyi, urubyiruko n'abashakanye kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi. Uyu munsi rero turaganira ku nsanganyamatsiko ya mbere y'ingenzi, icyakwereka ko wasamye. Akenshi rero abagore benshi batungurwa no kumenya ko batwite nyuma y'igihe runaka. Abandi nabo bagira impungenge cyangwa se gushidikanya. None ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko wasamye? Uyu munsi rero twabibasobanuriye neza, twabazaniye iki gice kugira ngo urebe neza ibimenyetso byemejwe n'inzobere z'ubuvuzi ndetse n'amabwiriza ya OMS cyangwa se WHO cyangwa se WHO, Minisante, RBC, ASAFH ndetse na Intrahealth Rwanda. Igice cya mbere rero, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kubanza kumenya ngo ese gusama bisobanura iki? Ushobora kwibaza ati ubundi gusama bisobanura iki? Gusama rero ni igihe intangangore cyangwa se ovule ihuye n'intangangabo spermatozoide maze zigahura mu nzira y'umuyoborantanga cyangwa se aho bita muri fallopian tube, zikavamo embryo itangira gukura mu mura cyangwa se muri uterus. Iyi ni intangiriro rero y'iterambere ry'umwana utwite mu nda. Umugore rero ashobora gusama mu gihe cy'icyumweru kimwe nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ibimenyetso by'uko yasamye bishobora kugaragara nyuma y'iminsi mike cyangwa se ibyumweru bike cyane. Icya kabiri rero ugomba kumenya, cyangwa se igice cya kabiri, ni ibimenyetso bigaragaza ko wasamye. Dore ibimenyetso rero bikomeye byakwereka ko wasamye. Icya mbere ni ukubura imihango muri rusange. Iki ni cyo kimenyetso cya mbere cy'ingenzi. Icyo umugore afite ukwezi kudahinduka, ahangaha iyo wasamye ntabwo wongera gusubira mu mihango. Icyo rero ni ikimenyetso rero gishobora kwereka yuko wasamye, kubera yuko niba wari utegereje igihe cyo gusubira mu mihango hanyuma ya mihango ntibashe kuza kandi warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, menya yuko ushobora kuba warasamye. Icya kabiri, guhinduka kw'ibere. Aha rero ibibero biraremera cyangwa se bikababara. Ni ukuvuga ngo icya kabiri nari mbabwiye ni uguhinduka kw'ibere. Guhinduka kw'ibere rero, ibibero biraremera cyangwa se bikababara. Impinduka kw'ibara ry'udusharizo cyangwa se kw'ibere, icyo bita areyora nicyo bita imoko. Wenda ahangaha murabyumva neza iyo mvuze imoko. Imoko rero itangira guhindura isura igasa nk'iyirabura. Ikindi, ibibero biba biremereye cyangwa se bikagaragaraho imitsi cyane, hakazaho imitsi mbega ku bibero. Icya gatatu, izi mpinduka ziterwa n'imisemburo ya hormone progesterone na estrogene zizamutse mu mubiri, zitegura ibere kuzatanga amashereka. Ni ukuvuga ngo ino misemburo ya progesterone ndetse na estrogene nizo izamuka mu mubiri ikiyongera mu gihe bizaba biri gutegura kugira ngo ya mabere azabashe gutanga amashereka, hanyuma umubyeyi azabashe konka. Icya gatatu ni ukugira isesemi no guhitwa. Kugira isesemi ndetse no guhitwa nicyo bita ahangaha morning sickness. Icyo bita morning sickness. Isesemi rero ishobora kuba mu gitondo cyangwa se nijoro cyangwa se igihe cyose. Ubusanzwe itangira hafi y'icyumweru. Ni ukuvuga ngo isesemi ubwayo ishobora kuba yatangira kuza hagati y'ibyumweru 2 ndetse n'ibyumweru kugeza ku byumweru 8 nyuma yo gusama. Akenshi rero ibaho kubera
kuzamuka kwa hormone ya HCG, icyo bita human chorionic gonadotrophin. Ikindi ni ukurambirwa ibyo wari usanzwe ukunda, urugero nk'ibiryo ukoresha kenshi cyangwa se ubwiherero, ukumva nyine byakurambiye wahindura. Hari ibiryo wari usanzwe ukunda ariko ukaba utangiye kubyanga, impumuro zimwe zigutera isesemi, kunyaragurika kenshi kubera ko urura utangiye kwaguka. Ni ukuvuga ngo iyo impamvu bavuga yuko umugore utwite akunda kunyaragurika cyane cyangwa se kwihagarika kenshi, ni ukubera yuko ya nyababyeyi iba yatangiye gukura, umwana arimo kwirema aho ngaho muri nyababyeyi. So rero iyo nyababyeyi iri gukura igenda isikamira uruhago rw'umugore, yatsika mu ruhago rw'umugore, za nkari zigiyemo mu ruhago, umugore agahita ashaka kwihagarika kenshi. Niyo mpamvu yihagarika kenshi nakihagarika, ugasanga yihagaritse udukari dukeya. Umubiri utangira gukenera amazi menshi yo gufasha amaraso gutembera neza. Ikindi ugomba kumenya ni umunaniro udasanzwe, cyangwa se umuntu akaba yatangira gutakaza imbaraga, hano usanga akenshi umubyeyi yaryamye cyane igihe kinini ukabona ari mu buriri. Ikindi, umugore utwite yumva ananiwe cyane, byaterwa no kuzamuka kwa hormone ya progesterone. Umubiri uba ukora cyangwa gutegura aho umwana azakurira, iyo progesterone yiyongera, kugira amarangamutima akeye cyangwa se akabije, icyo bita mood swings. Mood swings ni amarangamutima y'umugore utwite ariyongera kandi akaba ashimishije cyane. Ishavu cyangwa ibyishimo byinshi bitunguranye, impamvu ni imihindagurikire y'imisemburo cyangwa se amahormone. None bikaba byatuma umugore yagira ibyishimo byinshi cyangwa se amubabaza akaba yababara mu buryo bwihuse. Iki kimenyetso gisa n'icyo mu gihe cy'imihango, uko inda igenda ikura, imikaya y'umura iraguka, bigatuma habaho kumva ubabara. Tugeze none rero ku gice cya gatatu kuri no topic yacu y'uyu munsi, ku munsi wa mbere w'urugendo rw'iminsi 60. Igice cya gatatu noneho tugiye kurebera hamwe uko wabyemeza neza noneho ko wasamye. Ibyo ni ibimenyetso tumaze kuvuga ushobora kubona ku muntu utwite, cyangwa se nawe ukaba wabyiboneraho mu gihe utwite. Ariko noneho tugiye no kureba ese wabyemeza gute ko wowe ubwawe wasamye cyangwa se utwite. Niba wumva ibimenyetso byose, hari uburyo ushobora kwemeza niba koko warasamye umaze kubona biriya bimenyetso. Icya mbere ugomba gukoresha igipimo cya test de grossesse cyangwa pregnancy test. Ahangaha ushobora kujya kwa muganga cyangwa ukajya muri farumasi ukagura agateste, hanyuma ukabasha kwipima ukareba resultat niba warasamye. Icya kabiri ni ukwipimisha kwa muganga. Muganga ashobora kugukorera ikizamini cy'amaraso cyangwa se akagukorera ultrascan cyangwa se ecographe, ishobora kwerekana impinduka ziba mu mura ukimara gusama. Hanyuma rero ibyo ni ibintu bibiri by'ingenzi tubonye bishobora kukwereka yuko wasamye mu buryo bwa nyabwo. Icyo ukwiriye rero noneho gukora niba warasamye, niba ukoze test ugasanga warasamye, icya mbere, niba test yawe igaragaje ko wasamye, ugomba guhita ufata ingamba zikurikira. Tugiye kuzirebera hamwe izo ngamba uko ari 5. Ingamba ya mbere ni ukujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo utangire gupimwa no gukurikiranwa n'abaganga babizobereye cyangwa se babihuguriwe. Icya kabiri, hariho gufata intungamubiri zirimo nka fer cyangwa se iron cyangwa se icyo bita acide folique cyangwa se folic acid. Ugafata ibindi birimo za calcium kuko bifasha umwana gukura neza mu mubiri, ntabashe kuzavuka afite ibiro bikeya cyangwa se yaragwingiriye mu nda. Icya gatatu tugiye kurebera hamwe ni ukwirinda ibiyobyabwenge n'ibiryo bibi bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana utwite.
icya kane ni ugufata amazi ahagije ndetse no kwirinda stress. Icya gatanu ni ukumenyesha umuryango wawe kugira ngo bagufashe mu rugendo rwo gutwita cyangwa se rwo gusama. Uyu munsi rero wa mbere w'urugendo rw'iminsi 60 twaganiriye ku bimenyetso bikwereka ko wasamye, uko wabyemeza n'icyo ugomba gukora. Niba uri umubyeyi utekereza ko gutwita cyangwa se umusore n'inkumi bashakanye kumenya iby'umubiri wabo, ibi ni ingenzi kuri buri wese. Iyi gahunda rero izakomeza buri munsi, tukazaganira ku nsanganyamatsiko yihariye. Ntuzacikwe rero n'umunsi wa kabiri, icyo ugomba gukora mu gihe wasamye. Iyo rero ni topic tuzaganiraho ku munsi wa kabiri, aho tuzaganira icyo ugomba gukora mu gihe noneho wasamye, tubyinjiremo neza kuko ngaho twabiciye hejuru. Subiza amaso inyuma, ukunde ubuzima bwawe, uharanire kwiga no kwitegura, kuko uko witeguye niko ubitwara neza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Shani Fabu. Tugire ubuzima bwiza. The God of Women, Save Mother and Child, Ledu Self Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-marriage Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Stay in touch.